Subscribe kuri Rya TV Show, nawe turakora subscribe. Iki gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana natwe. Ndashima umunyarwanda wese wamaze gukora subscribe, n'undi turakora subscribe, making sure ko wakoze subscribe, hanyuma tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Uyu munsi rero twagarutse nanone, turabanza tubisegure kuko tumaze iminsi turahereza video nkuko bisanzwe, ariko uyu munsi murabona ko twagarutse n'umusore mushyashya ngaha, umusore mwiza cyane. Watangira wibwira abadukurikiye? Amazina yanjye nk'ubusanzwe ni Vincent, ariko kuri YouTube channel yanjye nkaba nitwa Boss TV. Mbere na mbere ndabanza nshimire umuntu wese wakoze subscribe, n'utarayikora wese agende akore subscribe, ajya agenda anareba ibiganiro mba nagiye nshyiraho bigenda byubaka, nuko nguko nabashishikariza. Urakoze cyane. Mu minsi yashize rero twagiye kubona tubona gutya uraje kuri imihanda twebwe tuyisaziyeho. Ni imihanda ibiriho ibintu bigiye bitandukanye, kandi imihanda ntago uzabura abantu baguca intege. Mbere na mbere ndagira ngo nkubaze ikibazo, ukigera kuri imihanda ni izihe mbogamizi wahuye nazo kugira ngo ubashe kwinjira, ndetse n'ikintu cyabashije kugukomeza? Mbere na mbere ibyabanje kunjira intege ni byinshi, cyangwa n'ibyabanje kumotiva ni byinshi. Ibyanciye intege icyambere, hari abantu bagendaga bambwiraga ngo gukora YouTube channel ngo biragoye, ngo mbere na mbere mugomba kuzushaka ibiganiro bigiye bitandukanye, ngo kandi ngo kugira ngo uzabone amafaranga ngo bisaba igihe kirekire. Icyo gihe barandwanyije rimwe na rimwe, nanjye ngacika intege, ariko kubera ko mfite icyo ndi gushaka kugeraho n'icyo nzageraho, ubwanjye numvaga ko ngomba gukora cyane kandi ngakora cyane, nubwo ntaho ndagera, ariko n'ubundi icyambere nuko nzakora cyane kagira aho mva nkagira naho ngera. Urakoze cyane. Kuri imihanda rero hari abantu bashinzwe guca abana intege, cyangwa se babona uri gukora ibintu byawe byiza, umuntu akaza avuga ati imihanda nta kintu kiriho, ntuzongera gukora video, ese kuki winjiye muri wafunguye YouTube channel, ibintu nk'ibyo. Ariko ndagira ngo mbwire abantu bose badukurikiye ko mu Rwanda wenda ntabwo biratera imbere cyane, ariko mu bindi bihugu byo hanze usanga YouTube channel zitunze abantu, ndetse zitunze n'amafamiye akomeye. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku buzima bwagiye bukuranga, ubuzima wabyurukiyemo cyangwa se ubuzima wavukiyemo. Ndabizi neza ntabwo wavukiye mu mujyi wa Kigali, wavukiye mu ntara. Ndagira ngo dusangize ubuzima bwo mu ntara, kuva watangira guca ubwenge, cyese kuva watangira ujya ku ishuri kugeza amagingo angahe. Mbere na mbere nabanje kubabwira ko nitwa Vincent. Ubwo ndi kuvuga aya mazina niswe n'ababyeyi, nitwa Vincent. Navutse muri 2007. Ubwo ndi kugenda nihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete. 2007 njya ku ishuri, niga mu wa mbere. Ubuzima bwo mu wa mbere bwarangoye cyane, kuko urumva ntabwo narize maternelle, kuko byari ibintu bigoranye cyane. Ndibuka muri 2007 cyane mu gihembwe cya kabiri, ubuzima ku ishuri byagenze kwa turi kwiga fa. Mwarimu arambwira ngo ninandike, icyo gihe twize twandikisha ingwa. Mwarimu arambwira ati turi kwiga fa, ati noneho niwandike ijambo ifu. Icyo gihe sinari mbizi, sinantamye gutandukanya ibintu byinshi, nyine nkijagaraye cyane. Kaho nakanditse yafu yambwiye, nafashe ingwa icyo gihe ndayimena, maze kuyimena nyishyira ku kintu bagitaga igipofu. Icyo gihe sinzi ahubwo niba hari abantu bakizi igipofu cyangwa ikibaho. Icyo gihe ndagenda nshyira mwarimu ngo nankosore. Mwarimu agiye kunkosora, nkaho yakankosoye n'ubundi agira ute, arankubita arambwira ati ntabwo nakubwiye ngo wandike umenagura ingwa, ahubwo nakubwiye ngo wandike ifu. Icyo gihe ubwo ni ubuzima bwo mu wa mbere. Ubwo ndi kuvuga aho ni muri primaire. Ngeze kuko icyo gihe mu wa mbere primaire nanasibiye, kubera icyo gihe Ikinyarwanda cyari andi masomo sinarayashoboraga, ariko Ikinyarwanda cyari cyarananiye, kubera icyo gihe kugira wimuke wagomba kubuzi Ikinyarwanda. Birumvikana. Icyo gihe aho ngaho narasibiye. Umwaka urikiyeho ndahiga, bukeye nza kwimukira mu wa kabiri. Mu wa kabiri ho ntago hangoye cyane, no mu wa gatatu ntihangoye, mu wa gatanu ntihangoye, kitse mu wa gatandatu, ahubwo mu gitse mu wa gatanu nyine kubera amakuru baduherezaga twiga mu wa gatanu, abaga mu gatandatu bati umuntu umukiye mu wa gatandatu wese ati bazajya bagukubita, kubera abana mu gihe barakubitaga bavuga ati nta muntu ugomba kujya mu wa gatandatu atazatuma icyo gihe za bazitaga za umuntu atsindwa.
ngize mu wa gatandatu mu wa gatanu kwimuka amanota ndayabona, ariko najya kwimuka nkumva simbishaka. Mu rugo nyine icyo gihe barambwira ati ugomba kwimuka kuko n'ubundi ntabwo uvuga ngo ntabwo uzimuka ngo ujye mu wa gatandatu kandi n'ubundi uzajyayo, igihe n'igihe uzajyayo kandi baba barimu ntibazahinduka n'ubundi. Nta kundi naragiye ndimuka, nshyitse mu wa gatandatu cya mbere bahise badukubita teste y'icyongereza. Icyo gihe nabonye amanota 40%. Ubu niho nari ngimuka ngeze mu wa gatandatu primaire, nshyitsemo ndiga. Icyo gihe tubona ayo manota, mbona ayo manota za 40, kuko naburaga 50, naburaga 10 kugira ngire icya kabiri. Icyo gihe umwarimu atwigisha icyongereza yankubise inkoni 10 zihwanye na ya manota naburaga kugira ngo 50 agire ute, kugira ngo 50 yuzure. Icyo gihe izo nkoni zose narazikubiswe zirarangira. Bukeye mu wa gatandatu ndakora, ndahiga, nkora ikizamini, sinavuga sinatsinzwe, ariko sinanatsinze wenda ngo mbashe guhabwa ikigo, ngo mbashe kujya kwiga mu kigo cya leta cyangwa muri boarding ku bantu wenda bumva urwo rurimi. Urakoze cyane kudusangiza urwo rugendo rwose rwo muri primaire. None ndagira ngo dusubire inyuma gatoya muri bwa buzima bw'abana bo mu cyaro. Usanga hari ukuntu wenda abantu nk'abantu bavukiye mu byaro, wenda reka mbivuge gutyo, wenda nibwo baza kubasha kubyumva. Hari ibintu bitaga nyirarunonko. Hari n'ukuntu mwabaga mufite ibiti bya avoka, mukagenda mugaca iruhande rwabyo, mugaca imyobo, mugashyiramo amakoma cyangwa se amajangara. Hanyuma rero ugaca umwobo ugataramo za avoka, hanyuma mwaba wenda izuba ryararashe, hari n'ibinonko binini cyane, mugakora icyo bita nyirarunonko, mukotsa nk'ibijumba cyangwa se amateke. Ubwo buzima wabuciyemo cyangwa ubuzima bwari busa nkaho bworoshye? Icyo gihe ibyo ngibyo byo gukora za nyiraruronko, ubwo buzima nabuciyemo, ariko ngewe ntago nafashe igihe kinini cyo kubijyamo cyane, kuko bitewe nuko nabaye mu rugo igihe gitoya. Nza kuva mu rugo njya kuba kwa mukaka. Ngeze kwa mukaka hari ibintu bimwe na bimwe ntari nemerewe gukora bitewe n'iki n'amategeko bagendaga banshyiraho. Hari ibyo bambwiraga ati ibi ngibi urabyemerewe, ibi ntabwo byemerewe. Noneho nyiraruno nk'ahantu nagiye nzikora ngigera kwa mukecuru, bari bafite inka. Naragendaga abantu twajyanye kuragira, kubera icyo gihe nari mutoya, bo ari bakuru, bakazikora, nkagenda nkareba ukuntu bazikora. Ariko nanjye hari igihe nigeze kagerageza ngo wenda nanjye ngo ntebe ko nabasha kubaka babitaga nyirankono cyangwa nyirankono. Nagerageza kuyubaka njyewe, nashyiramo kuri abashyiramo inkwisi, bashyiramo inkwi bari kuyicanira, njye bigahita bihirima. Kubera iki? utabaga wabyubatse neza. Ntabwo nabaga nabyubatse neza. Nubwo buzima navuga ko njyewe ntago nabigiyemo cyane kubera amategeko kwa mukecuru banshyiraga. Hanyuma y'ubwo buzima rero bwo kudakomera, wenda kudafata igihe kirekire muri ibyo ngibyo, hari ukuntu abana bo mu cyaro umubyeyi yagutumaga kuvoma amazi, noneho hafi no mu rugo hakaba nk'ahantu hamanukaga cyane, habaga ari nko mu zuba cyangwa se mu mvura, mu kwa kane ugasanga wenda bahakoze urutsuko. Ni kwa kundi ivuga ngo abantu gushyira amazi mu muhanda, hanyuma bagaserebeka ahantu cyangwa se bakahanyiriza, hanyuma umuntu akajya hamanuka yambaye ubusa cyangwa se yambaye ikabutura yonyine hejuru nta kintu yambaye, cyangwa se bagafata umutumba w'insina. Urumva cya kintu wenda ku bantu b'i Kigali umutumba ntabwo mwamenye, ni cya kintu kivaho igitoki, hanyuma rero bagateramo igiti kigahinguranya, hanyuma rero bakacyita amapine. Noneho hari ukuntu wawicaragaho ukamanuka muri hahandi mwabaga mwamenya amazi, kikakujyana kikakugeza epfo mu kabande. Ubwo buzima bugeze ubunyuramo? Ubwo buzima nabunyuzemo, ndibuze kuza kubinyuramo kuko icyo gihe nari mfite mu myaka 9 cyangwa 10. Ibyo bintu byo gutsuka nabigiyemo, nanatsutse. Ariko ngeze mu myaka 12 icyo gihe nibuka ko nari mfite marume yari mukuru cyane, ariko n'umundi yarandutaga cyane ko yarabuze imyaka 16 ndusha. Yaje kumbwira ati nta bintu byo gutsuka, ntabwo, ahubwo yaragiye angurira ikintu bitaga, sinzi n'abakita, bamwe bakita itokoma, abandi bakakita bari igitogotogo. Icyo gihe yarakinguriye, amaze gukingurira nkazanirwa nkije, najyaga ku ishuri, nava ku ishuri nimugoroba nkajya kuvoma, nava kuvoma ngahita mfata cya gitogotogo ngahita ngenda aho abandi bantu babaga bari kwabaga turi benshi. Icyo gihe kagira ute kakijyaho, noneho nashyika ahandi hari abantu benshi, kugira umwana akijyeho akampereza amafaranga 20, nawe akajyaho akaryaho umunyenga. Icyo gihe ku bantu rero bavukiye i Kigali igitogotogo niko mucyita, noneho mu cyaro bagita itokoma. Bamwe hari abakita itokoma, abandi bakakita igitogotogo. Icyo ngicyo nicyo nagiye igihe kinini
nyuma niho wenda marume yaje kubona ko ngikoresha cyane wenda indi mirimo igapfa, arambwira ati ntago byakunda, arangije arayifata arayitemagura arayicana. Ibyo ngibyo nza mbicikaho gutyo. Noneho ngeze mu wa gatanu ko ndimaze kuba mukuru, ndavuga ati nta bintu byo kuba kwa mukaka, ngomba kujya mu rugo. Ngeze mu rugo ho amategeko urumva ko yabaye menshi kurenza uko nabitekerezaga. Hari ibyo bahise bambwira ati ibi ngibi ntabwo ugomba kubikora, ibi ugomba kubikora. Icyo gihe byahise bihagarara kongera kuva ngo ngiye kugenda ku gitogotogo, ahubwo ngomba ntangira uburyo nashaka uburyo nakiyadabuta mu bundi buzima narinjemo icyo gihe. Noneho rero ndagira ngo dusubiye wenda ubwo buzima bwo muri primaire ukiri mutoya, ndagira ngo tubusimbukeho gatoya kuko wenda ubuhamya duhayeho burahagije ku muntu wenda ushaka kwiga cyangwa se ku muntu ufite icyo yakwigiraho. Aho ngaho ndumva asobanukiwe. Ndagira ngo noneho twinjire muri bwa buzima ukimara kujya muri segonderi. Urabona iyo umaze gukora ikizamini gisoza umwaka wa gatandatu witegura kujya muri segonderi umwaka wa mbere, ku bantu wenda bagirwa amahirwe bakajya kwiga muri interina, hari ukuntu umuntu agera ku ishuri bakamwita umupfuka cyangwa se umururu. Icyo gihe rero iyo ugiye ku ishuri ari ubwa mbere cyangwa se utarigeze wiga mu bigo bya boarding, birakugora kuba mu ubwo buzima. Ugasanga umuntu wese araza aguhungabanya ibiki n'ibiki kwita amazina agiye atandukanye. Ndagira ngo dusangize urwo rugendo rwose rwo muri segonderi uhereye umwaka wa mbere. Tubwire byibuze ibintu bitanu by'udukuryo twaba twarakubayeho ukimara kugira mu wa mbere segonderi. Icya mbere cyo ngishyika mu wa mbere segonderi, cyo nibuka cya mbere nahuye, hari umuhungu wahigaga ikigo nizaho muri Trokome, yari umusore yarije no mu kigo cyose, nta muntu wari bashaka kumwegera. Bari baramuhimbye izina ngo bari baramwise Barukwege Portion Pilato bitewe n'igihagararo yari afite. Uwo musore niyo baje kuza kunyuzura icyo gihe, aza kunyuzura kuko icyo gihe nta muntu wari kubasha kumuvugisha bitewe n'igihagararo yari afite. Icyo gihe hari mu wa mbere. Bukeye haciye nk'iminsi ibiri, n'undi hari umukobwa yaje kunyuza we yigaga mu wa gatatu. Umukobwa aranyuzura pe, mbura ikintu nkora, ariko icyanshimishije cyangwa ticyanshimishije cyane ko cyaranambabaje, nyuma wa mukobwa wanyuzuye yumva yigaga mu wa gatatu, ahubwo yaje kuba sheri wanjye, tuza gukundana, turasubirana biraryoha. Aza no kunsaba imbabazi, mbabarire ko nakunyuzuye, ko nagize ute, kubera ko yari sheri wanjye. Urumva wiyemeje gukunda wagize umutima wo gukunda, abagize n'umutima wo kubabarira. Ndagira ngo rero utinde wako kantu uwo mukobwa akimara wenda akimara kukunyuza, nyuma yaho bikaza kuba yakubera sheri. Ndagira ngo dusangize urwo rugendo rwo gukundana ku myaka wari ufite. Ndakeka ko utari urengeje imyaka 12 cyangwa 13 ugiye muri segonderi. Gukundana hari usanzwe ubizi cyangwa arabyumvaga, hanyuma wa muntu wenda yakurushaga imyaka abigukira. Ndagira ngo udusangize urugendo bw'ubwo rukundo. Cyakora sinavuga ngo nari mbizi, nari ngize utabwo umukobwa wehe niwe waje kuza kubinkira nko bwani nabwo n'ubwa mbere, kuko nibuka ko niga mu wa gatandatu primaire, n'umukobwa yaramvugishaga ngatanjya kubibwira mwarimu. Havuga ati mwarimu uyu mukobwa angenda iki, kubera icyo gihe nari umwana ntazi iki. Ngeze uwo mukobwa muri segonderi twaje kuza gukundana, we yabinkizemo rimwe na rimwe akajya nambwira ati se kuki utaba wirekura nyine. Ngiye numvaga ko guteretana ari uguhura, numvaga kuba dukundana ari uguhura nkamusuhuza akagenda nanjye nkagenda. Numvaga ibyo ngibyo kuri njyewe bimpesha ishema. Urakoze cyane. Noneho ndagira ngo twihutire tutuzimye mu magambo, udusangize ugeze mu mwaka wa gatatu, mu mwaka wa kane, mu mwaka wa gatanu, ariko aho ngaho ugenda wihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Iyo myaka yose yari isigaye imbere, wayibayemo ute na bagenzi bawe, dore ko mwari muri ahantu wenda mudahuje imico, wari uvuye hari Cyangugu, ari ahantu wenda bafite imyumvire yabo igiye itandukanye n'abana b'i Kigali cyangwa se n'abana ku Gikongoro cyangwa se abana bo mu majyepfo. Dusangiza urwo rugendo rwose. Nakiko nashyitse mu wa gatatu muri Trokome, ndahiga. Icyo gihe na doye deja niga mu kangahe, niga mu wa gatatu, nari doye ndiga shyiraho imbaraga ndatsinda, mbangiye mu wa kane. Ngeze mu wa kane bahise bampaye kujya kwiga icyo bita electronique mbona ntajya kuyiga, ndahindura njya kwiga icyo bita teaching, ubwo ni teacher training college. Njya kwiga ubwarimu ndabwiga, niga mu wa kane, niga mu wa gatanu, niga mu wa gatandatu. Kitse mu wa gatandatu nyine
ku wa kane ho byaranshaninze cyane kuko urumva umuntu wari uvuye ahantu ngiye kongera gusanga abandi bantu bashyashya ngo twongere kwiyumvanamo cyangwa twifominge twongere dukore groupe y'abantu byarangoye cyane. Ngeze mu wa kane ndiga amasomo abanza kuntsinda, ngeze mu wa gatanu amasomo ndayatsinda neza, ngeze mu wa gatandatu ndiga n'ubundi amasomo nyatsinda ku rwego rushimishije cyane, ngeze ubwo icyo gihe ndi mu bantu babonye amanota meza mu kigo. Urakoze cyane kudusangiza urwo rugendo. Ndagira ngo rero nyuma y'uko usohoje amashuri yawe yisumbuye, umuntu iyo akiri ku ntebe y'ishuri aba yifuza ibintu, abatekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi byinshi, 75% akaba ari ibintu atekereza bizinjiza amafaranga cyangwa se azagiraho ubuzima bwiza. Ukimara kuva ku ntebe y'ishuri, ni igiki wahuye nacyo cyakugoye cyane kwiyakira? Dore ko umuntu ari ku ishuri avuga ati nindagiza nzahita mbona akazi, nindagiza nzahita njya gukora muri airport cyangwa se nzajya gukora muri company runaka. Ukimara kurangiza kwiga cyangwa se kugeza amagingo aya, ni izihe mbogamizi wahuye nazo? Akazi warakabonye cyangwa se uracyashakisha? Sinavuga ngo akazi narakabonye cyangwa sinakabonye, kuko mu Kinyarwanda baca umugani ngo yaba sinumugana ahubwo navuga baravuga ngo yaba waruzi by'abandi bakuvuga ku bandi ntiwari ukwiye guhagarara mu bandi uvuga abandi ku bandi. Impamvu ikintu bivugiye sinavuga ngo akazi narakabonye cyane nagize ute mbe namenye ndamanza ngira inama abanyeshuri bakiri ku ntebe y'ishuri. Inama nabagira, ugomba kwiga ntiwige utekereza ko ibyo wize ari byo uzakora, cyangwa wijye uvuga ati aka kazi nzakabona kubera ko nize. Ahubwo iga unatekereza uvuga ati ushaka unagura n'ibitekerezo, ushaka uburyo bwawe wakihangira akazi. Ntabwo ntiwige utekereza ko ya mashuri ugiye kwiga ari yazagufasha kubona akazi keza. Impamvu icyo mbivugiye, uyu munsi wa none aha sinavuga ngo simfite akazi, ndagafite akazi, ndagafite si keza sinakabi, kuko impamvu ntabaka ari kabi kamfasha mu mibereho yanjye ya buri munsi. Ariko n'ubundi sinavuga ngo ni keza kubera yuko nanjye nize mvuga ati ibyo ndi kwiga nibyo nzakora, ariko uyu munsi ntabwo ari byo nkora. Ndagira ngo rero iyo nzira yose wagiye unyuramo nyuma yo kurangije kwiga, watekereza ko uzahita ubona akazi keza kajyanye n'ibyo wize. Nyuma yo kurangiza kwiga ukisanga nk'ubwo buzima bwo kuba uri gukora akazi wenda katari keza ariko sinakabi, kubera ko wenda kakubeshejeho gatuma wenda ubasha kugura inkweto cyangwa se ukagura amavuta cyangwa se ukaba wagura amayinite wenda nta muntu wabashije kuyasaba muri famiye cyangwa se inshuti yawe. Ndagira ngo udusangize urwo rugendo rwose, ni izihe mbogamizi wahuye nazo ukirangiza kwiga winjiye mu buzima busanzwe? Kuko urumva kameme umuntu wibereye aho ngaho mu cyaro wihingiye ibijumba byiwe mu myaka igera muri 14, agahinga ibishyimbo, agahinga amashaza, agahinga imyumbati mu myaka 14. Urumva ko niba ari umuntu wagurishaga ayana ku isoko amaze kubona ibintu byinshi cyane cyangwa se amafaranga menshi. Ndagira ngo dusangize rero imbogamizi wahuye nazo cyangwa se ibyiza wabonye wahuye nabyo ukiva ku ntebe y'ishuri. Mbere na mbere imbogamizi nahuye nazo za mbere ni izo kwiyadabuta mu buzima busanzwe. Kugira ngo niyadabute byarangoye cyane, kuko sosiyete nari ndimo, hari sosiyete hari ijya mu bantu bakuze barangije kera, ugasanga bitewe nuko uganira utebya, ugasanga wowe kubera sosiyete wari urimo washyika muri ba bantu ugashaka kumera nka kwa kundi wari umeze ukiri ku ishuri. Naganira ntebya kabona ibyo ndi kuvuga ba bantu ntibabyishimiye, nje nkavuga ati se ko numva nta kintu kibi navuze, ni gute ndi kuvuga ibintu nkumva abantu bo ntibabyakiriye neza. Icyo ni ikintu cyanje kungora, kubanza kumva ko sosiyete ndimo, ko navuye muri sosiyete y'abanyeshuri nageze muri sosiyete y'abantu batari abanyeshuri, ahubwo ko ngomba kwiga imyitwarire yabo kugira ngo tubashe kubana ntawe ugize ntawe ubangamiye undi. Icyo gihe ibyo byarangoye cyane. Ikindi nabasha kungukira muri sosiyete bona nkimana kurangiza, icyo nabasha ni ukwihanganira buri kimwe cyose, kandi nkavuga ati Mana mfasha kwihanganira ibyo ndashoboye guhindura. Ni ikintu cya mbere ikintu cyaba nabasha kunguka nkimana kurangiza ni ukwihanganira ibyo ndashoboye guhindura. Kandi ikindi mbere yuko nsubiza umuntu
wenda bitewe n'ikintu runaka nkabanza nkibaza se kuki umuntu akoze iki kintu, se ngiye kuki ngiye ubwanjye ndi kugitekerezaho, nanjye ubwanjye nkabasha kwitekereza nkavuga ati rero uyu muntu ashobora kuba yagikoze bitewe n'impamvu runaka. Ikintu mbega ntukiye muri sosiyete nkibona kurangiza sosiyete nagezemo ni ukwicisha bugufi. Urakoze cyane. Ndagira ngo rero wenda umuntu atabigiye kure cyangwa se n'ibigaragariza amaso yacu, turi urubyiruko, burya umuntu uri hejuru y'imyaka 15 kugeza ku myaka 35 aba akiri urubyiruko. Ndagira ngo ni izihe nama wahereza urubyiruko rugenzi rwacu ruri aho ngaho rwicaye ruzi ko nibarangiza kwiga bazabona akazi, cyangwa se bishingikirije famiye bavukamo, wenda ko bazarangiza kwiga bagahita babona akazi kubera famiye bavukamo, cyangwa se akaba ari aho ngaho avuga ngo ngewe ninagiza kwiga nzagera mu rugo nicare kuko iwacu wenda dufite amafaranga nzabona ibyo gukora. Ni izihe nama wagira urubyiruko rugenzi rwawe? Wenda ntaguciye mu byo uvuga, urabona nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora atwigisha cyangwa se adushishikariza kuba twakwihangira imirimo tukiteza imbere, yewe bakanagerageza gufungura cyangwa se gutera inkunga urubyiruko kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda cyangwa se abana b'u Rwanda babashe kubaho mu buzima bifuza cyangwa se bwiza. Ni izihe mbogamizi cyangwa ni iyihe nama wahereza abadukurikiye bari mu rugendo rwacu? Mbere na mbere inama nagira urubyiruko bagenzi banjye, mbere na mbere nibareke gutekereza ko wenda ntabwo niba ndi kwiga agriculture wenda muri segonderi, ntabwo nzatekereza ko iyi agriculture nzayapurika nzaba minisitiri w'ubuhinzi cyangwa nzaba minisitiri w'ikintu runaka, sibyo? Icya mbere tugomba gutekereza ko ntituri kwiga kugira ngo leta izaduha akazi, ko twese abantu benshi twarize, leta ntabwo yabona akazi iduhereza. Ahubwo ikintu cya mbere tugomba gutekereza se ibi bintu ndi kwiga ndi kubyiga bimpindura mu bwonko kandi binamfasha kugira imitekerereze yagutse, kugeza ubwo ya mitekerereze ndi kubona ishobora kumfasha gushaka akazi, kwihangira akazi. Ahubwo sintekereza ko ibintu byose kandi leta ko izanyigisha, nimara kunyigisha inshakire n'akazi, nampe n'akazi. Ahubwo ugomba gutekereza ko leta iri kumpereza ubumenyi kugira ngo ubwo bumenyi nzaze mbwapurike mu buzima busanzwe. Sintekereza ko iri kumpereza ubumenyi ngo izagaruke impereze n'akazi, ahubwo iri kumpereza ubumenyi kugira ngo mbashe kwihangira imirimo, kuko ntidutekereza ko niba ni ikintu cyose nize kari cyo nzakora. Ahubwo iga, nurangiza wige unatekereza ko ugomba kwihangira akazi kugira ngo ubashe kugira aho uva, ubashe no kugira aho ugana. Ikindi nkatwe b'urubyiruko ntabwo dugomba guhora dutekereza ko iwacu barakize ngo cyangwa iwacu bafite imitungo runaka ngo ingomba gushingira kuri iyo mitungo. Imitungo ni iwabo, kuko umunani w'umuntu umubyeyi 8 asigaye atanga ni ukukugite, ni ukuba yakurihira amashuri akakwigisha akabona ko nawe wabaye umuntu w'umugabo. Ugomba icyambere ni uguhora wumva ko nawe ugomba kugira ishyaka ryo kugera aho iwanyu bageze, ndetse ukanabarenga ukumva ko nawe uri umuntu w'umugabo nyamugabo. Inama nabagira rero nibakore cyane kandi bajye ntibafate umwanya munini bajya ku mbuga nkoranyambaga. Habaho ibishuko byinshi, ibirangaza, ibituma dushobora kujya mu biyobyabwenge, mu busambanyi, ibintu byinshi. Inama nabagira nibafokasinge ku kintu kimwe kandi bakore cyane, basenge n'Imana izabashyigikiramo. Murakoze cyane kuri izo advice cyangwa se ibitekerezo byawe waduhaga. Ndagira ngo rero nkwibarize ikintu kimwe. Hano mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'iwacu dufite unabyita ubukwe ku itariki 15. Iyo tubibwira abantu cyangwa se iyo tubishishikariza abantu, ntabwo abantu babyumva neza, ariko wenda nkatwe wenda turi mu Rwanda cyangwa se twaruvukiyemo, twabonye ibintu byabereye mu gihugu cyacu, tukagirirwa ubuntu bwo kubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaza agahagarika jenoside, hanyuma agatuza abantu mu midugudu, agahereza abanyarwanda inka, nta kindi kintu ashingiyeho. Icyo ashingiye ari uko ari abanyarwanda, akunga abantu, akunga ubumwe mu Rwanda. Ndagira ngo nkawe urubyiruko nk'ubu ngubu ugize amahirwe yo guhura na Perezida wa Repubulika, cyangwa se n'ubwiye butumwe wahereza urubyiruko muri rusange, ukurikije ko ku itariki 15 twese duhuriza ku gipfunsi
tukitorera umukandida wacu RPF Inkotanyi ari we nyakubahwa perezida wa repubulika. Ni ikihe kintu wabwira urubyiruko turi mu rungano? Icyambere inama ndi bugire urubyiruko na mbere buriya reka manze mvuge wenda muri isanse buriya uri umutoza ukaba ufite ikipe itsinda ntago wafata ngo ya kipe itsinda uyikuremo ushyiremo ikipe utazi imikinire yayo ahubwo niba ushaka kugira ku gikombe cyangwa niba ushaka kugira aho uva naho ugera banza ufata ya kipe itsinda aba ari ugumiza mu kibuga niba ushaka kugira aho uva naho ushaka kugira. Namendagiye inama urubyiruko bagenzi banjye nibabanze barebe aho umusaza yatuvanye naho yatugejeje naho kitugeza kuko biracyakomeje ibikorwa bye biracyakomeje. Inama nabagira mbere na mbere ntibavuge ngo bagiye gushakira hehe handi. Ikipe itsinda irazwi kandi ikipe itsinda igomba kuguma mu kibuga, idatsinda yoho igomba no kuri bench ntiyajyaho nka kunabivuga. Twebwe nk'abanyarwanda hari ibintu tuba tuvuga cyangwa se twabivuga gutya abanyamahanga ugasanga wenda ntibabyumva neza. Iyo urebye mbere ya jenoside cyangwa se muri 1994 cyangwa se mbere yaba 1994 ukuntu u Rwanda rwari rumeze ku ruhando mpuzamahanga, none ukareba n'ubu ngubu